Banje kubasuhuza jewe mu izina rya Yesu Kristo, ariko mbere yuko dutangira reka dubanze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye kuri Imana yacu, wowe waturemye ukatugira abana bawe muri Kristo Yesu. Turagushimye, tugushimiye yuko ari wowe watumenyeye ko tuzabaho tukagira aya masaha. Izina ryawe rishimwe. Rero wemeye ko tuzajya dukora umurimo wawe wo kugira ngo twamamaze ubwami bwa Kristo, twamamaze izina ryawe. Uyu ni umwanya rero dufashe, turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo iri jambo tugiye kuvuga ribe ijambo rigera kure cyane, ribe ijambo riyobowe nawe, umwuka wera abane natwe, kandi abagiye kuzaryumva mwami ribagirire umumaro. Mu izina ryera rya Yesu Kristo turakoze, amen. Jewe ubasuhuza, amazina ni yayandi, ni Habanabakize Gabriel. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Ndashima Imana ko nongeye kubona umwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntarajya kure, abo duherukana muribuka icyigisho twiganye ubushize. Ndashima Imana ko mwagikurikiye kandi gifite icyo cyakoze cyamaze mu buzima bwanyu ku bw'ubugingo. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ikindi ndagira ngo mbabwire ko tugiye kwiga icyigisho gikomeye, icyigisho gitandukanye kuko ni icyigisho kijyanye n'ubuhanuzi. Rero ntabwo ntinda, reka tugende mu ijambo ry'Imana. Niryo dushyize imbere, niryo ritubeshejeho, niryo rikomeye kurusha ibindi byose umuntu yanavuga, kuko ibindi umuntu yavuga byaba ari ibyo. Ariko reka tuvuge ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rituma dufata imikoro kugira ngo tuvugane ku ijambo ry'Imana. Ndabararika rero mwese abakurikiye iyi channel kugira ngo mubere maso iri jambo, kubera ko ni ijambo mugomba gutega amatwi mukarikunda cyane, kuko ni ijambo rihindura byinshi kandi rifite icyo risobanuye ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Rero ntagiye kure, reka dufate Bibiliya nsome ijambo tugiye kwigana. Biri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 24. Turahera ku murongo waho wa mbere. Igice cya 24 muri Matayo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kuri ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalem no kugaruka kwa Yesu. Ahandi turasoma ndahababwira nyuma. Kadutangire. Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda, abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, nimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. 3. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa bazaho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazaba inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja.
ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Yesu nashimwe cyane. Reka tubijyanire hamwe, tujye no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cyaho Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri, igice cyaho cya kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cyaho cya kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike. Reka duhere naho ku murongo waho, ngira ngo nabwo haranditse umutwe w'amagambo uti kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Turabinginga bene data, kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mu nyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. 5, nimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uwiyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uw'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. 11, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Yesu ashimwe cyane. Dusomye amagambo menshi kandi akomeye, amagambo menshi akomeye, ni amagambo atoroshye ariko ni amagambo akomeye cyane. Reka tubitware gake. Icyambere, mu gice cya 24 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, havuze kuza kwa Yesu, ibimenyetso bizakuranga. Ikintu cya mbere kivuze ukuntu bamweretse imyubakire ikomeye cyane, kuko mu nsengero zabayeho zubaka ubu, ngira ngo nizizubakwa bongeyemo n'imisigiti n'ibindi, nta gishobora kubakwa nk'urusengero Salomo yari yarubatse, kuko rwubakanywe ubwenge, rwubakanwa n'ubukire. Uru rusengero rwari ibyirato by'Abayuda, byabateraga ishema kurubona, bituma banaruratira Yesu. Haleluya. Uru rusengero bamaze kururatira Yesu, ngo Yesu arababwira ati ntimureba rura rusengero muvuga, nta buye na rimwe rizasigara rigeretse ku rindi. Muri make bumva batewe kwibaza ikintu gikomeye cyane. Niho mpamvu bahise bamubaza ikibazo kimwe kirimo bitatu. Icyambere batubwiye ngo tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kugaruka kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe. Muri make muri iki kibazo kimwe harimo bitatu. Icyambere kwari ukubabwira niba Yerusalem izasenywa, ariko akababwira igihe izasenyerwa. 2, akababwira igihe azagarukira. 3, akababwira noneho igihe imperuka izabera. Reka mbabwire, ijambo yabasubije ku murongo wa 4 yaravuze ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Aka kantu reka ngasubiremo. Bibiliya iravuga ngo Yesu yarabasubije ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Umuntu ubayobya
ahantu muhatinde muhumve neza, mumbabarire muhumve, kuko naho ubwenge. Mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Umva ikintu yarabajijwe ngo wowe tubwire, Yerusalem izasenywa ryari, uzagaruka ryari, imperuka izaba ryari? Arabasubiza ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Nkiri kuri aka kantu, ntabwo abantu bayoba mu isi bayobejwe n'inyamaswa cyangwa ibindi bintu, bayobywa n'abandi bantu. Nuvuga ngo dufite ikibazo cy'abantu bayobya abandi kandi abayoba ntibamenye ko ari kuyoba. Kubera iki? Kubera ko hari ibintu byinshi bituma abantu bagumya kwizera yuko bari kugenda mu nzira nzima kandi barayobye, kubera ko bafite ababayobeje. Hari ibintu byinshi twareba, ariko reka turebe ese ubundi umuntu yakirinda gutaba muyobya. Ikintu cya mbere ntiriwe njya guca hirya nahuranyije ni ukwizera ijambo ry'ukuri ryanditse muri iki gitabo cya Bibiliya. Ni cyo cyonyine cyagufasha kutayoba, naho ibindi byose biva hirya no hino byakuyobya kuko biva mu bantu. Hanyuma arababwira ngo mwirinde, kuko benshi bazazaho muri biyita Kristo, bazaza bafite ishusho ya Kristo, bazigira Kristo kugira ngo babone uko babayobya. Arababwira ngo si n'icyo gusa, hasaduka n'abahanuzi b'ibinyoma. Aba bahanuzi b'ibinyoma bajyanirana nanone n'abigisha b'ibinyoma. Ese kubera iki Yesu yavuze ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma? No kuvuga iki? Ikintu yashaka kuvuga dufatiye kuri ibi bintu bibiri. Ikintu cya mbere, abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma nibo bonyine bashobora kuyobya abantu, kubera yuko abantu baba bizeye mu kuri kwa Kristo kandi abo bantu atari aba Kristo. Bigatuma rero kubwo kwizera ko babaha ibintu bya Kristo babagirira icyizere, noneho bakabayobya. Yesu yaravuze ngo mubirinde abahanuzi b'ibinyoma. Muri iyi minsi turi mu gihe insengero zifunze, turi mu gihe isi iri mu kaga gakomeye kubera COVID. Ariko ndagira ngo mbabwire ukuri, nubwo COVID yaje, hari ikibazo kinakomeye cy'abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma. Kubera iki? Abahanuzi b'ibinyoma bari bamaze kuzengereza abantu ku buryo bukomeye. Reka mbabwire, abantu baragiye bicara mu mwuka wo guhanurirwa aho kwicara mu mwuka wo kumva icyo Imana ishaka kuvuga mu ijambo ryayo. Noneho bategera amatwi abahanuzi, ku buryo abantu aho kugira ngo bajye gushaka Kristo bimuye muri bo gushaka Imana, bajya gushaka abahanuzi. Byateye ikibazo gikomeye, aho ushobora gusanga abantu babana mu rugo ari babiri, umugore n'umugabo, umwe afite umuhanurira ku cye giti n'undi afite umuhanurira ku cye giti, kandi buri wese uhanurirwa akababwira akavuga ko Imana yamubwiye. Byateje ikibazo gikomeye, aho umwana ashobora kugira umuhanuzi we, umubyeyi nawe akagira uwe. Bitewe n'iki? Ibi bintu birakomeye cyane, kuko ahanura avuga ko ari Imana ivuze, unduje akavuga ko ari Imana imutumye, bigatuma abantu bagumya kwizera ko hari Imana ivuze. Ariko reka mbabwire, ubundi ni gute umuntu aza akabwira abantu ngo tugeze mu isaha? Hari ahantu nagiye mbona abantu baravuze ngo ubu rero ni igihe cy'umwuka wo guhanura, ni igihe cyo guhanura kirageze. Abantu bari ukabona baje mu izindi mbaraga, ibindi byose byakozwe ugasa nkaho nta gaciro byari bifite, kubera ko bageze mu gihe cyo guhanura. Buriya abantu bakunda kuba bakumva ikintu bavugwaho ku buzima bwabo. Ari nayo mpamvu abatagiye mu bahanuzi bajya mu bapfumu, kugira ngo bumve, kubera ko abantu batuye mu isi y'ubwoba, aho umuntu aba ashaka kumenya ikizaba ejo. Rero kubw'iyo mpamvu iyo habonetse umuntu wiyitirira Imana, umuntu wiyitirira Kristo, akababwira ko agiye kubabwira ibivuye ku Mana, n'udakijijwe araza. Kandi uwo muntu uzanywe no kumva icyo umuhanuzi amubwira, akenshi ntabwo aba akunze Kristo, aba akunze icyo bamuvugaho. Rero Yesu aravuga ngo mwene abo bantu mubirinde. Narabatangaye cyane,
aho umuntu ashobora kubaho atunzwe no guhanurirwa, adashobora gusoma Bibiliya, adashobora gupfukama ngo asenge Imana, ahubwo ategereje ko bamuhanurira. Yesu rero aravuga ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma bayobye benshi. Ubu dufite abantu bamaze kuyoba, bicaye mu buhanuzi gusa, badafite gahunda yo kujya mu ijuru. Reka mbabwire, Pawulo yandikira Abatesalonike, hari ahantu twasomye nkivuga kuri aba bantu b'abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma, yaravuze ngo bene data, ntimukagire umuntu mwemerera ko ababwira ngo umunsi wo kuza kwa Kristo wageze. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Pawulo hahandi twasomye mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abatesalonike, yavuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo ntihakagire umuntu uboshye uburyo bumwe cyangwa ubundi, ngo kuza kwa Yesu ntigushobora kuza, Yesu ntashobora kuza hatabanjeho kwimura Imana. Ariko reka mvuge ku murongo wa 11 aho yavuze ngo ku bantu bizeye abahanuzi, ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bacirweho iteka. Mwumve ikintu gikomeye bantu mutuye mu buhanuzi. Nge simpakana ko abahanuzi b'Imana batabaho, ariko dufite babaringa benshi bari kuyobya abantu, bakabakura mu murongo w'ukuri bakabashyira mu murongo utari uw'ukuri. Umva ikintu Imana nayo izatangaho sapoti, ni ijambo ry'Imana, si iryanjye. Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane kugira ngo bizere ibinyoma. Reka mbabwire, kuba umuhanuzi ashobora kuguhanurira ikintu kikanaba, kuba umuhanuzi yahanura ikintu kigasohora, si ikimenyetso cya nyuma, si musiga cy'uko uwo muntu koko yavuye ku Mana. Reka mbabwire, Imana iravuga ngo nicyo gituma izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane kugira ngo batizeye iby'ukuri bazabone uko bacirwaho iteka. Ibaze ko Imana izashyigikira abahanuzi b'ibinyoma, ikabatera inkunga kugira ngo abanze kumva ukuri bakizera ibinyoma, bahabwa inkunga ivuye no ku Mana. Bizagenda biti? Reka tubirebe. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi natinyuka kujya mu nzu yitirirwa Imana, akajya imbere y'abantu bitirirwa Imana, agahanura ibintu kandi ari ibinyoma, ntagwa aho ngaho cyangwa ntagire ikintu kimuberaho aho ngaho imbere, deja hari support ababonye ya mbere. Icya mbere, ese aba bantu ari kubwira nta bwenge bafite? Imana yatanze umuntu ho ububasha bukomeye kugira ngo umuntu abashe kujonjora ikintu cy'ukuri, yizere yuko ibyo afite ari iby'ukuri. Ni ukuvuga ngo ukuri ni iki? Ni iri jambo ry'Imana. Hari abantu banze kumva ijambo ry'Imana ngo bayoborwe naryo mu mitima yabo, bakizera guhora birukanka imisozi bashaka abahanuzi, bakizera ko abahanuzi niba bavuze ibintu biba bivuye ku Mana. Reka mbabwire, n'abapfumu bavuga ibintu bikaba. Na mbere yuko ubutumwa bwiza bwaduka mu iki gihugu cyacu cyangwa n'ahandi bwamamara, hari ababamenya, hari abantu bavuga ibintu bikazabaho. Dufite n'amakuru yuko hari n'abitwa ba nyirabiyoro babayeho kandi bavuze ibintu biraba, ariko mu by'ukuri ntabwo babivuze babikuye ku Mana, ahubwo kumenya ibizaba ntibiva ku Mana gusa. Umva ukuntu Bibiliya yavuze ngo kuza k'uwo mugome biri mu buryo bwo gukora kwa Satani. Bifite ibimenyetso byose, bifite imbaraga zose, bifite ubwenge bwose, bifite buri kimwe, ariko by'ikinyoma. Bifite ubwenge, filozofi y'abantu iri mu ubwenge buhanitse mu byo bemera, kumenya ibizaba, ukuntu bagira igenamigambi, bakamenya ibintu bizaba, ariko ibyo byose si ikimenyetso cy'uko ari Imana iba yabibahaye. Kuko gukora ngo biri mu buryo bwo gukora kwa Satani, ko Pawulo yandikiye Abatesalonike. Gukora kwa Satani kwihishe mu mugomo uzaza ari Antikristo. Uyu Antikristo ari mu buryo bwo gukora kwa Satani. Afite imbaraga zose, afite ibimenyetso byose, afite ubwenge bwose, kugira ngo ariko
by'ibinyoma. Ntabwo rero ko umuhanuzi yahanuye umuntu agahita agenda akicara muri icyo kintu, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ari uko ari Imana yavuze. Mubyumve neza. Ahubwo reka twirebere, ese ubundi Kristo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo si n'ibyo gusa, hazaduka ibintu byinshi, hazaza impuha z'intambara, hazaba intambara, hazaba ibyago bizagwira isi, hazaba ibintu byinshi cyane ku buryo hazaza imitingito, hakaza ibyorezo. Reka mbabwire, ese ni ubuhe buhanuzi bundi bwasohoye ku buryo dushobora kureba tukavuga ngo ibyo ari byo byose ubu buhanuzi noneho turimo, ese ibintu byavuzwe ko bizaba byarabaye? Ese ashimwe, ikintu cya mbere tugiye kureba ni iki? Kuva Kristo yava mu isi hari ijambo yaravuze ngo ni igihe gito akagaruka. Igihe gito n'igihe yari ari kumwe n'abigishwa babwiraga ngo turi mu minsi y'imperuka. Hashize imyaka 2021 uyu munsi Yesu avuye mu isi ahakoze umurimo ukomeye. No kuvuga ngo mwebwe abantu tujya tubona ari myinshi, imyaka 2021 ntabwo ari myinshi, ni gatoya cyane, ni nk'ibintu bibaye ejo. Ku Mana Kristo kuba avuye mu isi akaba ashize imyaka 2000 ni nk'ibintu byabaye ejo kuri twe, kubera ko ni vuba cyane. Reka mbabwire, kuva Kristo avuye mu isi hari umwuka, ndetse hari n'abahanga babaze igihe bagendeye ku buhanuzi bwagiye buba, nk'ubwahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli, nk'ubwahanuwe mu byahishuwe, mu byahishuwe igice cyaho cya 12 havuga igice cya 12 havuga iby'umugore n'ikiyoka. Tukamanuka mu gice cya 13 hakavuga iby'inyamaswa ebyiri. Inyamaswa ya mbere yari inyamaswa yavuye mu nyanja, ngo iyo nyamaswa ngo yari inyamaswa yatangariwe ifite imitwe 7, ngo muri ya mitwe 7 harimo uduhembe 10, ngo kamwe karamera karazamuka cyane. Ibyo ntabwo mbijyamo, ni detail nyinshi n'ubuhanuzi bukomeye cyane. Ariko ibi bintu uko bivugwa, iyi nyamaswa, iyo Bibiliya ivuze inyamaswa ubundi bivuze ubwami cyangwa bivuze ubutegetsi. Muri iki gihe abahanga bavuga yuko hari umugore, sinjya kubijyamo n'ibinini cyane, ariko ngo ni umugore wari utwite ufite ibise, ngo hanyuma uwabyerekwaga abona ngo ikiyoka kinini gitukura kimuhagaze imbere gitegereje ko byara, kigaconshomera akana k'agahungu yari agiye kubyara. Ibyo ni binini cyane ntabwo mbijyamo. Hanyuma ngo ariko uyu mugore ngo akibyara umwana w'umuhungu ahungishirizwa ku Mana, ngo arindirwa ku ntebe yayo, niho yarindiwe. Uvuga ubundi mu buryo bw'ubuhanuzi yari Kristo. Noneho ngo uyu mugore nawe ngo hari ahantu yari yariteguriwe ho kuzahungira, naho ajyayo ahungirayo. Ibyo simbijyamo, ni binini. Hanyuma ngo uyu mugore, ariko hari ikintu gikomeye Bibiliya yavuze, ngo arindirwa y'igihe n'igice cy'igihe. No kuvuga ngo ibi bintu biri kuvugwa mu byahishuwe kuri iyo nkuru ndiho ndavuga, no kuvuga ngo abahanga barabibaze basanga byajyaga kurangira mu 1844. N'umwe mu bantu babayeho uzwi nk'abadiventiste baramuzi witwa Ellen G. White, we yari yaramaze kwibwira ko Kristo azaza mu gihe cye, ariko nabwo ntiyaza. Ubuhanuzi bwagiye buba ubuhanuzi bukomeye, ariko hari conclusion yafashwe kugira ngo bave ku kintu cyo kubara amatariki. Ubuhanuzi bw'amatariki bavuga bati azagaruka ibi. Hari umugabo witwa uyu mugabo witwa Charles Fitch, yakoze imbonerahamwe y'ubuhanuzi kugira ngo agaragaze iyerekwa rya Daniyeli n'iryo mu byahishuwe aha maze kuvuga. Rero yabikoze mu 1842. No kuvuga ngo hashize imyaka 177 abahanuzi bashyiraho imbonerahamwe cyangwa se bashyiraho kubara ngo ibyo ari byo byose Kristo azagaruka iki gihe iki n'iki bahagaritse. Hashize imyaka
177 abantu bavuze ati ibyo ari byo byose Kristo reka two kubibara amatariki noneho biraturenze ntituzi igihe azazira. Reka mbabwire aba bahanuzi bose ntabwo nabijyamo n'ibinini bari bazi ko Kristo azagaruka vuba, ariko icyo mbivugiye ni iki, turi kugira ngo turebe ubuhanuzi bwasohoye n'ubutarasohora. Yesu yigeze kuvuga ngo muzabona ikimenyetso mu kirere, izuba rizijima, icyo cyarabaye, inyenyeri zizahubuka, ibyo byarabaye. Ndetse abantu benshi icyo gihe bari bazi yuko Kristo agiye kugaruka, ariko nabwo ntiyaza. Avuga iby'imitingito. Reka mbabwire, imitingito yarabaye, irongera iraba, haba n'inkubi z'imiyaga zikomeye, haba imyuzure, bibi bintu bikomeye cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire, hari ibindi bintu yavuze nabyo ariko biraba. Yesu yaravuze ngo muzumva impuha z'intambara n'intambara. Reka mbabwire, nta gihugu kiri ku isi kitarabemwe intambara. Kuva Yesu avuye mu isi, hafi ya byose byabayemo intambara. Reka mbabwire intambara zagiye ziba. Icyambere, habayemo intambara zirimo kugira ngo abantu bibohore ku bakoroni babakoronizaga icyo gihe. Nujya mureba muri Aziya uzasanga izo ntambara zarabaye, nujya mu Burayi uzasanga zarabaye, za Revolution Française uzabona zarabaye, uzabona intambara za Revolution Americaine uzabona habaye intambara kuri iyi si nyinshi cyane. Ariko izizwi nk'intambara ya mbere y'isi yose yarabaye, ihitana abantu benshi cyane. Iyo yabaye mu 1918 irakomeza, iza kurangira muri 1939. Ariko nyuma yaho gato hahita intambara ya kabiri y'isi yose, nayo yarangiye muri 1945. Izo ntambara zose Yesu yari yarazivuze, ariyo mpamvu yavuze ngo muzumva impuha n'intambara. Noneho biza kugeraho habaho intambara z'ubutita, arizo mpuha. Kuba umuntu yizeye ko hazaba urugamba ariko ntirube, izo nazo murazizi zarabaye. Intambara y'ubutita yabaye hagati y'Abanyamerika n'Abarusiya, ibyo byarabaye, zari impuha z'intambara. Ibi ni ibintu ndi kubivuga ngo tugira ngo tugende tureba ubuhanuzi bwasohoye, turebe si bitarasohora ni ibihe, kugira ngo tumenye ngo iki igihe turimo ibyo ari byose, nubwo tutazi tariki, nubwo tutazi umunsi, ariko Kristo ashobora kuba yanagaruka. Haleluya. Ni byinshi yavuze, ibintu bikomeye, ariko ndagira ngo mbabwire yuko mu bintu Yesu yavuze hafi ya byose byamaze gusohora. Ikintu yavuze gikomeye, yaravuze ngo muzumva noneho no kuba ubutumwa bwiza bw'ubwami buzazenguruka ku isi hose. Ndagira ngo mbabwire yuko ubutumwa bw'ubwami bumaze kugera ahantu kure. Ubudaciye mu ivuga butumwa rivugwa live, ubundi kubucisha kuri YouTube. Ubudaciye kuri YouTube buriho uraca ku maradiyo, waciye ku maradiyo buraca ku mateleviziyo. Ubutumwa bw'ubwami buri kwihuta ku kigero gikomeye, noneho ikoranabuhanga ryarabyoroheje, busigaye bwihuta. Nk'ubu iki kiganiro nshobora kuza kurangiza kugikora, abantu bakakireba ari benshi cyane. Kubera iki? Byarihuse. Ni iki bishatse kuvuga? Yewe ntabwo ndi mu bantu bavuga ngo umunsi w'Uwiteka ngo wageze ngo mbakura umutima hoya, ariko ndagira ngo turebere hamwe ni ibiki byavuzwe ko bizaba kandi none uyu munsi bikaba byarasohoye. Reka turebe ibyo Pawulo yavuze, nawe yandikiraga Timoteyo urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri. Ese we yavuze iki ku bihe by'imperuka? Kuko nawe hari ibintu yavuze bikomeye cyane, ngira ngo tubirebe. Byari ibintu bikomeye, aho yavuze amagambo ateye ubwoba. Turebe Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa mbere. Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa mbere. Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa mbere haravuze ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana.
bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga iki? Ikintu Pawulo avuze byo noneho byose uko yabivuze abenshi mumaze kubibona. Abantu bamaze kwigira abantu b'abahatari, bigize abantu bakomeye, abantu babaye abantu badasanzwe, abantu barirarira. D'abord ibyo byo murabizi, abantu barirarira, abantu bari gukunda amafaranga biteye ubwoba, abantu ntibacyumvira ababyeyi babo, abantu basigaye bikakaza, abantu basigaye bakunda ibibanezeza kurusha aho gukunda ibinezeza Imana. Abantu ntibakirinda. Ibi ngibi ni ngenda bisanisha n'ibyo muri kubona, muraza gusanga byarinjiye biragenda bigera no mu bitwa ko bakebwe. Biteye rero ubwoba. Ese koko twakibaza ikibazo, twaba turi mu minsi ya nyuma yo kugaruka kwa Kristo? Kw'ibyavuzwe n'abahanuzi twongeyeho n'ibyavuzwe na nyir'ubwite ko nabyo ubwabyo tumaze kubona ko byasohoye. Ese koko twaba turi mu minsi ya nyuma yo kuba mu isi? Ndabyibaza. Ariko ikintu gituma mbyibaza ni iki? Ni ukuvuga yuko Yesu avuga ku kintu gikomeye, yaravuze ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya. Kandi maze kubona yuko hari abantu benshi cyane bamaze kuyoba. Bayobejwe n'iki? Bayobejwe n'irari ry'isi. Reka mbabwire ibintu biteye ubwoba. Maze kubona ibintu biteye ubwoba. Reka mbabwire bya bimenyetso byasohoye. Icya mbere, gusenyuka kwa Yerusalem byarabaye ubwo Titusi yasenyaga Yerusalem, yarayisenye ishiraho, ubu ntihari. Ngo icyo kimenyetso Yesu yavuze cyarasohoye. Kabiri, umubabaro w'itorero. Umubabaro w'itorero murabizi mu gihe cy'uburoma cyangwa se cy'ubwami bw'abaroma habayeho itotezwa ry'abakristo ku kigero gikomeye. Abantu benshi barapfa, intumwa zirapfa. Ibyo Yesu yari yarazivuzeho ngo bazabanga babice, barishwe. Ibyo byarasohoye. Kwijima kw'izuba no kugwa kw'inyenyeri, ibyo byarabaye. Reka mbabwire, ese kubera iki ibi bintu bigaruka kuri Roma? Aka kantu nako njya nkibaza. Nuvuga ngo abaroma nibo basenye Yerusalem. Abaroma nibo basenye Yerusalem. Kandi mwibuke ko abaroma, buri iyo havuzwe uburoma haba harimo ibice bibiri. Hariho Roma Kristo na Roma pagani. Ariyo pagani bavuga nuko aba ari y'ubutegetsi, ahandi ari ya gikristo. Iyo ubutegetsi ntabwo ikiriho, ampire y'abaroma ntabwo ikiriho. Ubu hariho ampire y'ubwami bw'abaroma ariko mu buryo bwa gikristo. Kandi hari ijambo twasomye aka kantu mukumve neza. Yavuze ngo ntabwo Yesu ashobora kugaruka kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Impamvu aka kantu nkagarutseho ni ukugira ngo twumve aka kantu kuko karakomeye. Kurya kwimura Imana se twakibaza kwarabaye cyangwa kuriho kuraba? Ukwimura Imana turabibona. Ubundi mwibaza iki kintu. Iyo havuze ngo insengero zifungwe, mu buryo bw'umwuka hari ikintu kiba kibaye. Usibye no mu buryo bw'umwuka, no mu buryo bw'umubiri hari ikintu kiba kibaye. Ahantu abantu baterana bari kuramya Imana iyo bahafunze hari ikintu kiba kibaye. Ni ukuvuga ngo hari ibicaniro baba bazimije ngo bibe bifunze. Uku kuntu ni ukuntu gukomeye cyane mu gutekerezaho, ariko hari icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Ese kwimura Imana byaratangiye? Byaratangiye. Kubera iki? Kubera yuko hari ibintu biriho birakorwa kuri iyi si bigamije kugira ngo abantu babanze kuba mu bwoba kurusha uko baba mu kwizera no guhamya Kristo. Babanze bakura abantu ku Mana, hanyuma kwimura Imana bibe bigezweho.
Bibiliya ivuze iki? Ngo ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa imana cyose cyangwa igisengwa cyose ngo yicare mu rusengero. Aka kantu mukibazeho, yishyira hejuru y'icyitwa imana n'igisengwa cyose kandi ngo yicare mu rusengero. Ese kubera iki yicara mu rusengero? Ese birahurira hehe no kuba ari umuntu wakabaye abonerwamo kuba ari umuntu w'Imana? Mu byahishuwe igice cyaho cya 13 bavuga inyamaswa yavuye mu gitaka, havuga ngo umubare w'iyo nyamaswa ngo ni umubare w'umuntu mu bitindeho. Kandi uyu muntu nanone tugarutse hano, Pawulo yanditse mu Batesalonike aravuga ngo ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa imana cyose gisengwa. Uyu mubisha wishyira hejuru, ese kuki byose bigumya kwikaraga kuri Roma? Twabonye Yerusalem isenywa n'Abaroma, tubona nanone tugarutse dusanga mu byahishuwe igice cya 13 umurongo waho ngira ngo ni inyamaswa yavuye mu gitaka. Iyo ngo yari ifite amahembe abiri ameze nk'ay'intama, ngo ariko yavugaga nk'intama, nyuma ngo iza kuvuga nk'ikiyoka, ngo ihabwa ububasha na ya nyamaswa yakomeretse uruguma ariko ntiyapfa, ikomeza kubaho. Ubundi hari ikintu abantu batajya bamenya, hari ugukomereka kw'inyamaswa kwabaye, ubwami buramanuka ariko yikomeza kubaho. Yabereyeho hehe? Yimukiye mu gikristo kandi yari leta, tuvyite gutya, yari ubutegetsi bwimukira mu gikristo. Reka mbabwire, mwirinde mutaza kugendera mu murongo kudakurikira ijambo ry'Imana ngo mumvane mu kuri, noneho mugasa nkaho muri gushaka kugendera mu mbaraga z'abahanuzi n'ubuhanuzi. Erega buriya abahanuzi naje kuvumbura ibimenyetso bibaranga. Icyambere kibaranga abahanuzi buriya bakunda kwiyogeza aho kogeza Kristo. Ninjya mvuga abahanuzi b'ibinyoma, mujye mwumva n'abigisha b'ibinyoma. Bakunda kwiyogeza, bakunda kwigaragaza, bakunda kugira ngo abari bo bahabwa ikuzo, aho kugira ngo Kristo ahabwe ikuzo bo akaba ari bo bahabwa ikuzo. Ariko mu Migani igice cya 26 umurongo wa 12 haravuga ngo wigeze kubona umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge? Wapfa kwemera umupfapfa kumurutisha. Niko mu Migani havuga igice cya 26 umurongo wa 12. Bivuga ngo aho kugira ngo ubone umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge, wafata umupfapfa ukamwemera mu mwanya w'uwo muntu. Kandi abahanuzi benshi muzabona bakunda kwiyogeza, bakunda kwishyira hejuru, ati jye Imana ibi nibi nakoze ibi. Kubera iki? Ntabwo ari ukuri. Icyo ni ikimenyetso cya mbere muzabamenyeraho. Icya kabiri, bashakira icyubahiro mu murimo bakabaye bakorera Kristo. None umuntu ugasanga ubundi umuhanuzi ni nk'intumwa, ni intumwa. Aba yari umuhanuzi uvuye ku Mana, bari intumwa. Agomba guca bugufiya kubera yuko abaje kubwira uwo Imana yemera, niyo yabaje kumuburira. Ariko baje kureba umuntu Imana yemera, we yaje nk'umukoreshwa, noneho ariko usanga ahagera gasa nk'ushaka kugira icyubahiro kuri abo bantu. Nigeze njya ahantu rimwe, ahantu bari gusenga, mbona umuntu atangiye guhanura yifashe mu mifuka no mu manyanyinya, yigize nk'umuntu wagira ngo ahubwo aje kubakanga. Bivuze iki? Bivuze ngo aba bantu bashaka icyubahiro. Reka mvuge ibintu bikomeye abantu batinya no kuvuga. Nubona umuntu ashaka kurusha Kristo icyubahiro, uzahita unyuzamo akarongo uvuge ngo uyu muntu ntabwo ari uw'Imana. Kuko Kristo ntabwo ashaka abantu bishyira hejuru. Bibiliya ivuga iki? Ngo hari umugore wigeze kuza kuri Kristo aramuga ngo ufite abahungu babiri, ngo ndashaka ko nugera mu ijuru umwe azicara ibumoso undi akicara iburyo. Noneho ngo Yesu arababwira ati umuntu ushaka kuba mukuru akorera abandi. Noneho rero ikintu gitangaje cy'abahanuzi b'ibinyoma, we ntashaka gukorera abandi, arashaka kugira icyubahiro ahubwo ku bandi, cyangwa umwigisha w'ibinyoma. Uwo muntu ntabwo aba ari umuhanuzi w'Imana. Ikindi kimenyetso kizabagaragaraho, bahanura ibidasohora. Azanga umuntu nk'ubwo, reka mbabwire, abahanuzi b'ibinyoma bashobora kuguhanurira ikintu ukazarinda upfa utakibonye. Noneho kubera iki? Ari wowe bagihanurira, ntuzwi ku Mana,
n'ugihanura ntazwi ku Mana. Ni ukuvuga ngo muri make ni ikinyoma kiri kujya ku wundi muntu wabeshya Imana ngo arakijijwe, kubera yuko umuntu we icyo yashakaga ni uko bamuvugaho kandi bavuze we yagiye. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bahanura ntibisohora. Kimwe mu bintu bizaranga ko umuhanuzi ari umuntu w'ibinyoma, ntabwo ibintu ahanura bisohora, ntabwo bisohora. Bahanura ibintu byabo byo mu marangamutima, bahanura bagendeye ku kuntu. Ariko umuntu ajya guhanura umuntu akabanza kumukoresha ikizami. Kubera iki? Wavuze ibintu, wabonye umuhanuzi ujya kuvuga ubuhanuzi yarangiza akabwigishirizamo. Ni ukuvuga ngo muri make aje guhanura ariko abanje gusa nkaho agiye kwigisha ubwo buhanuzi. Niba umuntu ari guhanura navuga ibintu Imana imubwiye hanyuma agende, kuko ibyo ngibyo ntibinamureba ibisigaye, agomba kuvuga wakavaho akanagenda. Ariko kugira ngo ase nk'ugira igikundiro ku bantu, ngo urabona ngo mpa nimero ya biriya byose mubona ni abahanuzi b'ibinyoma. Kane, bashakira inyungu mbi aho gushaka, muri make bashaka indamu. Nkwereke icyo Pawulo yavuze. Pawulo yavuze muri Tito, yandikiye Tito. Pawulo yandikiye Tito aramubwira ngo, kadusome iri jambo muri Tito igice cyaho cya mbere, havuze ngo iki? Haravuga ngo, kadusome neza ndebe muri Tito igice cyaho, Tito yes, igice cya mbere umurongo wa 10-12. Haravuze ngo, kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi cyane cyane mu bakebwe, bavuga ibitagira umumaro, bakwiriye kuzibwa iminwa, kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho, bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Umwe muri bo w'umuhanuzi wabo yaravuze ati, abanyakereti ni abanyabinyoma iteka, ni inyamaswa mbi, ni abanyanda mbi, n'abanyabute. Ukuntu Pawulo yavuze ku murongo wa 13 avuga ngo, uko guhamya ni uko kuri, nicyo gituma ukwiriye kubacyaha cyane kugira ngo babe bazima mu byo kwizera. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bakora bo baba bashaka mw'indamu, bashaka indamu. Reka mvuge ikintu gikomeye. Tuzi ivugabutumwa rimaze iminsi ryarazonza abantu, ivugabutumwa rivuga ngo ry'igitangaza. Reka mbaho urwenya. Nigeze guhura n'umuntu ahantu narindi, noneho ndiho ndaganira n'undi muntu, haza kuza umuntu w'umupasiteri, hanyuma uwo muntu abwira uwo mupasiteri ati, uyu muntu ari mu mwuka w'Imana, wazamutumira akaza akagira ikintu abwira iteraniro, kuko ari mu mwuka w'Imana. Noneho uwo mu bishop, dore ko bagira amazina, arambwira ati, harya uri umumetodiste? Ni mwebwe no mukunda kwigisha inyigisho zihanisha abantu kandi zijyana abantu mu ijuru. Ati ibyo bintu ntuzabizana iwanjye. Cyakora dufite gahunda kuri radio, nujya kuri radio ibyo byo kwigisha abantu kwihana uzabivuge, ariko nuza mu rusengero rwanjye ntuzigere uvuga ibyo bintu byawe byo kwihana. Bafite ukuntu nitwarira intama, utazajya kunyobereza abantu. Muri make icyo yashakaga ngo nzaze mu rusengero nigishe igitangaza, ariko ninjya kuri radio nigishe gukizwa, nigishe kwihana. Reka mbabwire, umuntu naza kukwigisha igitangaza, umuntu naza kubabwira ibitangaza, reka mbabwire ijambo rimbabaza rinavunanye. Umuntu nakubwira igitangaza ukaryama mwene aho hantu, usibye kuriya nawe ari umugome, ariko wowe urinjije 100%. Nta gitangaza na kimwe gihari usibye ko wowe wazutse ukazukira muri Kristo. Nta gitangaza gihambaye gishobora gusimbura kuba Imana yarakunze abari mu isi gatanga Kristo. Ibindi byose n'abandi bantu babifite nk'ibitangaza, kuko niba hari umuntu utunze miliyari y'amadolari,
kandi akaba atazi Imana. Urabwira umuntu ngo yabonye igitangaza cya miliyoni, ntabwo ibyo ari bitangaza. Abo ngabo ni abashaka indamu, kuko uzabicunge iyo bamaze kukubwira igitangaza hari ikindi bagusaba. Rero turi mu minsi ya nyuma ikomeye cyane, aho umuntu agomba gutekereza, ese koko ibyavuzwe n'abahanuzi ari nawe mpamvu ugomba gucengera mu kuri, kugira ngo uku kuri noneho numara kukumva urebe se koko wiga ibitabo by'ubuhanuzi biranahari, ariko urebe mu buhanuzi havuzwe iki, hasohoye iki, ese twaba turi mu buhanuzi hasigaye iki? Umuntu uri kujya mu ijuru nibyo ari gutekereza. Yesu ashimwe. Rero reka mbabwire, nari ndi kubabwira kuri iri jambo rivuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Nicyo Yesu yavuze. Yatanze ibimenyetso bikomeye kandi mwarabyumvishe. Abadashaka gusoma muzasome, ariko icyo mbabwiye, ibintu byose uko byavuzwe bizaba kugira ngo Kristo agaruke byarabaye. Hasigaye akantu kamwe, kwimura Imana byarageze. Nabyo mubitekereze, nanjye mbitekereze, hanyuma turebere hamwe. Hanyuma mu mutima wawe ufite umwanzuro urafata. Niba ukomeza kugendera mu ngeso ufite zitanejeje Imana, niba kandi ufite ingeso zinezeza Imana, kugendana n'igihe ugacunga, kuko Yesu yaravuze ngo murebere ku mutini. Ntabwo rero ufite amaso, ufite ugutwi, ufite ubwenge, utekereze rimwe na kabiri. Ese ibyahanuwe byarasohoye? Ese hasigaye iki? Hanyuma nawe ufate umwanzuro wawe. Reka nsubikira aha, hanyuma tuzakomeza ubutaha. Ariko iki cyigisho ni kinini, nushaka usubire mu ijambo ry'Imana, usome neza, wumve icyo Kristo yavuze, wumve icyo abahanuzi bavuze, noneho wowe ufate umwanzuro wawe. Kandi ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuko wabashije kumfasha, kandi ndagushimiye kuko ari we wenyine ufite ubutware ku itorero ryawe. Ibi mbibwiye abanyamadini, mbibwiye abana bawe, ahubwo ndagira ngo ushyigikirire ijambo, babashe kubara iminsi kugira ngo batunge ubwenge, batunge kujijuka, bagendere mu murongo wo kuba bafite amakuru bagendeye ku buhanuzi, kuko icyatumye bivuga kwari kugira ngo abantu batazatungurwa bakamera nk'aba bakobwa 5 b'abapfu. Utufashe Mwami kumenya yuko iminsi turimo itandukanye niyo twahozemo. Udufashe Mwami kumenya neza iby'ubuhanuzi bwavuze ko byasohoye, hanyuma tubashe kurinda ugukiranuka kwacu, kugira ngo tuzahagarare imbere yawe tudatsinzwe ku munsi w'amateka. Kandi icyo nifuriza abantu bose, ubarindire ubugingo, uturindire ubugingo Mwami, kugira ngo butanyagwa bukibwa, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.